uhawe ikaze kuri radio televiziyo gira ubuntu Professor Charles Kambanda. Murakoze cyane bana James kuba mwantumiye, ndasuhuza abatumva bose n'abazatumvana nyuma. Murakoze cyane Professor Charles Kambanda. Bakunze rero ba radio televiziyo gira ubuntu, mwumvise ko umutumire wacu nanone ari Professor Charles Kambanda. Turaganira ku ngingo ebyiri gusa. Ingingo ya mbere ni ikibazo gikomeje kubera abantu ingorabahizi cyane cyane muri opposition, cyitwa Hutu genocide. Icya kabiri turaganira ku kibazo cya Idamange arimo n'uburyo afunzwemo mu buryo bw'amategeko cyangwa mu context y'amategeko. Haba rero mbasaba kugira ngo mukore subscribe kugira mujye mu abambere kubona ibiganiro bya radio televiziyo gira ubuntu byose tubategurira buri gihe. Professor Charles Kambanda, hano hanze hari ikibazo cy'abantu cyo kutumvikana muri opposition. Wagiye ucyumva aho abantu bavuga Hutu genocide, bamwe ntago babyumva neza, bamwe ntibayemera, abandi barayemera, abandi bamwe mbese ntago bayumva. Sinavuga ko ari ukwemera no kutayemera by the way, ahubwo navuga ntago bayumva kimwe, ntago bumva ibyo ari byo. Urabyumva? So mu context y'amategeko cyangwa se Professor Charles Kambanda, mu bunararibonye bwawe ikintu cya Hutu genocide ukivugaho iki Professor? Muri iyi minsi ndi kubona abantu barwanira iki kibazo, barwana ku mbuga nkoranyambaga. Hari n'iki kibazo bavuga ngo Hutu genocide, inyito ya Hutu genocide ngiye gusenya opposition. Natekereje ikibazo ariko iyo ni reasoning nyayo. Buriya ntibaza ese iyo opposition bavuga ni iyihe igiye gusenywa inyito, ariko se iyo opposition igiye gusenywa nuko ngo bamwe bumva ibintu mu buryo butandukanye ikaba yasenywa kubereye impamvu. Ese iyo ni opposition abanyarwanda banakeneye? Ese iyo opposition bwayo imeze gute, iteye gute? Iyo opposition ishingiye kuki, yubakiwe kuki? Niba abanyapolitiki batandukanye muri za groups zitandukanye zitwa amashaka bemeje gukorera hamwe, noneho akaba havutse iki kibazo ati ni Hutu genocide cyangwa ntabari genocide, ni Tutsi genocide cyangwa ntabari genocide, ibyo mukabipfa. Ubu se mwahuye mugamije? Urabona hari ikibazo cyo kuvanga uniformity na conformity. Mu myumvire y'abanyarwanda basanzwe abenshi bakunda ikintu cyitwa uniformity. Ariko Professor ndagira ngo usabe wegere mikoro kuko uravugira ku ijwi rava kure ho gake. Sasa bimeze gute? Yes, that's okay. That's okay. So narebajije atese iyo opposition niba ishobora gusenywa no kutumvikana ku bwicanyi buriya inyito yabo. Ese iyo niyo opposition abanyarwanda bakeneye cyangwa yakagombye kuba yanasenywe ejo bundi?
cyangwa yaranasenyutse ku buryo itanahari ku buryo muvuga ikintu kitariho uko mbibona njyewe nta na rimwe reka tuvuge mu kubaka igihugu igihugu ntawe cyubakwa n'inshuti ntawe bisaba kuba inshuti kugira ngo mwubake igihugu cyanyu yes igihugu cyatandukanye n'urugo mugomba guhura n'umugore wawe ngo kubera ko mukunda mugakorana kubera icyo mwita urukundo ariko kubaka igihugu ntabwo ariko bimeze bwana James igihugu cyubakwa kugira ngo gikomere cyubakwa n'abantu kuri bimwe batanumvikana kuri byinshi cyangwa kuri bimwe ariko beyemeje ko tugombye kureba igihugu cyacu mbere na mbere yuko tureba ibyo tumvikanaho n'ibyo tutumvikanaho yego igihugu kugira ngo gikomere cyubakwa n'abantu batumvikana ku buri kintu cyose sino ntabwo hari kugira demokarasi bivuze ko ntabwo tumvikana ku bintu wenda byose ariko hari values duha agaciro nk'abantu baremwe nk'abantu batekereza bayoborwa na rezo yes twebwe nk'abanyarwanda dufite ikibazo tujuru tuba dushakisha uniformite kumva ko ibintu byose tugomba kubyumva kimwe yes apana conformity kuri values mu Rwanda dufite umuco uzirana na values kandi icyo nibaza ko ari igitugu professor aho no hava dictatorship umuco wacu uko omeze uko oteye uri dominant politique en sociale ntabwo ufite umwanya wa demokrasi nta demokrasi turimo nicyo ushaka kuvuga professor nta demokrasi ishobora kuvuga muri uwo muco uko omeze sasa hivi nimushaka muzabimbirana nyuma ya Kagame kereka duhinduye uwo muco tufite umuco udashobora kwemera demokrasi ni nayo mpamvu njyewe aho navuze ageske ibyo tubona bavuga muri opposition bitandukanye n'ibiri mu Rwanda ntaho bitandukanye ejo bundi ntuyo Edamanze nako turi buvuge ikibazo cye inyuma yavuze ibyo yemera ibyo yabonye ibyo yemera bukeye baramufashe ngo bamushinja guhakana genocide yes ejo bundi twabonye madamu Rwigara avuga ku rupfu rw'umugabo we nuko yishwe agahinda yagize uko yabonye uwo mugabo we yirikwa n'abapolisi bakunze bagombye kumurinda abivuze bamutuje muri RIB ngo yakoze icyaha ejo bundi madamu Ingabire ageze ku kaki ageze hari yavuye mu mahanga yabuye abantu ari ntabwo tugombye yavugize ku gisozi ntabwo tugombye kwirengagiza abantu benshi ubundi bwoko b'abahutu n'abandi bwoko bapfuye nabo tugombye kubazirikana baramufunze ariko ejo bundi Kagame yaravuze ngo hapfuye abahutu benshi cyane we ntabwo yafunzwe ariko we yavuze nabyo madamu Ingabire yavuze
ariko baramufunze Ingabire yasubiyemo ibyo yafungiye Ingabire. aha Yes. ariko we ntabo yafunzwe aho nawe noneho njyewe nshaka ko tubaze impamvu y'ibi bintu kubera ibyo turi kubona muri opposition icyitwa opposition ntabwo bitandukanye n'ibyo turi kubona i Kigali mu bantu bafite power. None se professor ntaguciye mu ijambo urabigeranya n'ibyavuzwe wenda na Charlotte na reaction yabayeho nyuma? Yes. Ibyo Charlotte Madame Charlotte yavuze ntabwo nabyumvise byose ariko ngira ngo niba hari aka clip nasabye kubera hari comment nakoze ngira ngo nabivuze kuri radio hano tuvuga inzira amiri ibintu byo kuvuga ngo oningo niyo yemeza genocide n'ibindi byose ndabivuze kuri radio maze kubisobanura hari post ya Facebook nagiyeho bavuga ibintu nk'ababaza ati ninde wama ibi bintu bya Madame Charlotte ibi yavuze hari ka clip bampaye narakumvise cyo kuba ntakumvise kose ariko uko njyewe nabyumvise we yaravuze ngo opposition ntabo egamije ngo we ntabwo ashinzwe kuvugira cyangwa kugenda kuvuga cyangwa kugira ku marketinga Hutu genocide. Ngo since yaravuze ngo birafata ubutegetsi yes ashobora sinzi neba ashobora kuzabivuga yazakandwa bazasanga ariyo bikagenda gutyo ariko ngo at the moment nashobora kujya ku marketinga Hutu genocide muri make nawe yerekanaga yuko atari convinced on that issue. Yes. Ariko se Madame Charlotte ni nyoko niso Madame Charlotte nibo bwongo bwawe kumuriki yavuze byo yemera wowe uvuga ibyo wemera tukomeze turebe solution kuki umwataka Charlotte nabari nyoko jya kwa nyoko ndebo gushakisha abazajya bavuga ibyo ushaka kumva buri gihe jya kwa nyoko ndiwe mama niwe muntu gusa nshimishya buriya ni mama gusa nshobora kuba iwe ya ambuye ikintu ni kamara ntabwo nshobora kumuvuguruza mama oya sinshaka kumuteza nini ntabwo namubwira ngo mama utekereza nabi oya nibwira ko n'abandi no kubatwitinga mama babo ariko ngewe ko nuti mama niwe mugusa nshobora kuvuga ngo ngombe kuvuga kumushimisha n'uyu gusa nta wundi mfitiye obligation yo gushimisha kandi nta muntu n'umwe ngomba kunshimisha so Madame Charlotte yavuze nuko abitekereza wowe ubitekereza gute bivuge ko abona ikintu kiri interesa cyane iyo utangiye kwataka abandi kubera ibyo bavuga nuko nawe botaze impamvu bakwataka kubivuze nebo bukaze contrary urabimva yes niba Madame Chantal avuga ko we ntabo yemera iki kintu cyitwa Tutsi genocide ni Charlotte ya sorry I'm sorry no busaza nabwo maze nanje kuvanga amazina niba Madame Charlotte we Madame Charlotte aranavuga tuvuge avuga ko atabyemera ubuse iyo ni impamvu yo kumwanga cyane kuko wowe uri kumwataka ko nawe ntabo wemere byo avuga nawe agombe kukwanga izo zangano zagira ryari hari umugabo harimo n'ikintu mucyo wari wavuze professor niba utemera ibyo je nemera uri umwanzi wanjye exactly
ni ukuvuga ngo utanze urugero rwiza kandi binanye njya nkunda kubibwira abantu dufite ikibazo cyuko tutari maturity tudafite maturity muri democracy dufite ikibazo cyo kutagira tolerance muri twebwe dufite ikibazo cyo kumva ko tugomba kumva ibintu kimwe nka kwa kundi abasirikare baba bari kukarasisi bagomba gukora ibintu bisa urabibona so exactly democracy ni ibitekerezo bitandukanye ni debate ariko ntabwo ari an attack watanze urugero rwa madamu Rwigara ubabara ubwicanyi bwakorewe umugabo we agahamagazwa na ntuza na RIB ya Kagame kugira ngo utere ubwoba bamubwira ngo ntiwemerewe kubabara nubwo bakwiciye nicyo bivuze watanze urugero rwa Ingabire ukuntu yavuze ati mbonye ngeze kurwibutsa ariko ubwicanyi bwakorewe abahutu bo bite barihe bakamufata bagafunga ngo kuko avuze ibyo badashaka kumva avuze ibitandukanye n'ibyabo yafunzwe imyaka 8 none niba muri opposition abantu bavuga bati habaye abahutu bakorewe genocide bashingiye ku bintu bitandukanye hakaba abandi cyangwa se umuntu umwe cyangwa babiri cyangwa bangahe bavuga bati nta genocide y'abahutu je mbona simbyumva gutyo bikaba impamvu yo kwangana yo kora attacks ibigenange uko bibona professor ndabona ari umuco mukeya wa democracy muri twebwe dufite ikibazo cyo kutagira tolerance ikintu cyakabayeho ni ukumuha ibintu bitandukanye ibimenyetso bitandukanye no gusobanura uburyo byabaye ni ukuvuga ngo nk'uko wari ubivuze abantu bakemera ibintu uko babizi bakanabivuga bakavuga ibyo batekereza kuri iyo mata urabona n'ikintu bari gupfa ntabwo gifite definisiyo iri universal genocide ntabwo ifite ikintu cya genocide ntabwo gifite universal definition sasa hivi muti gute genocide ifite evugwa buri hari uburyo bwa politiki ifite aho ebugamiye hakaba n'uburyo bw'amategeko discourse ya genocide mu buryo bwa politiki ifite aho ebugamiye iratandukana cyane na discourse ya genocide mu mategeko kandi discourse ya genocide mu buryo bwa politiki ebugamiye niyo sasa hivi eri dominant ku buryo na discourse ya mategeko ntabwo abantu bashaka no kuyumva bamaze gufata umurongo wa so abantu bararwana mu bintu batanazi cyangwa ku kintu kitanafite definition mushobora kumvikanaho njyewe nkuze kubaza abantu iyo bagana ibintu bya genocide nabo bose ushaka ko tuganya genocide mu buryo bwa politiki ifite aho ebugamiye cyangwa ushaka ko tuganya genocide mu buryo bwa mategeko umuntu ayitahunga ariko noneho mbere yuko tujya kuri indi level ya analysis hari nshaka gutanga urugero hari umugabo urabona ngiye muri kamere yanjye uzana n'umuntu burya abantu bita Cartesians abantu batekereza ko ikintu gituma ndandukana n'abandi cyangwa gituma mba icyo ndicyo ni reason ni intelligence yanjye niyo mpamvu ntari amaso wanjyewe kubera reason niyo mpamvu ndi Kambanda ntabwo nshobora kuba James na rimwe reason kandi iyo reason yanjye ntabwo nshobora gutekereza kimwe kuba turatandukanye tuva muri background itandukanye twize ibintu bitandukanye dufite experience itandukanye njyambira abantu Karoli nyewe Charles Kambanda ibintu nize bona James mfite masters renze 5 za maîtrise mfite doctorat 2
dufite first lisansi degree za mbere eshatu kandi ibintu neza amategeko philosophy politics public ethics ibintu byose gutyo psychology human rights amategeko sasa ukuntu ntekereza bigomba kureflectinga na formation yanjye exactly ntabwo ushobora kurizoninga uko wowe urizoninga so hariyo mugabo nawe ngira ngo mwari mu gihe proposition yagiye kuri radio yabo ngo Kambanda ngo mwakanyi wa genocide ngo we ntabashobora no kugana Kambanda ntabashobora kugana na Kambanda ngo ntacyo yavuga na Kambanda ngo ni umwakanyi wa genocide aho namusubije kandi urabona njyewe Karoli mfite ukuntu nkora nanjye njyewe I tell you ndakubwira icyo ntekereza nanababwira ati njyewe ntabona nyoko jya kwa nyoko akarira ngo yarapfuye ngo noneho muri kumira ati njye wamwishe cyangwa ni wa mbere gupfa ntabari wa mbere ntabari uwo wapfuje ariko jya kwa nyoko cyangwa ushake nyoko muri psychology niba ushaka bazavuga ibyo wemera ibyo ukunda jya kwa nyoko va mu bagabo kandi Kambanda ntabwo nkeneye njyewe niba Kambanda niyo mpamvu ntariyo mukinnyi wa film ntabwo nkeneye abafana ntabwo nagiye gukina umupira umupira nawukinaga cyane nkiri umwana nawukinaga cyane nashoboraga no kuwukina nkajyana muri kipe ngiye yo hejuru mu ishuri nakinaga umupira cyane hari n'igihe batashoboraga gukina umupira ntari bumaze gusaza cyangwa ndibuka hari n'igihe narwaye malaria baze hari competition ku ishuri banyibye mu rugo abandi bana baje bakanyiba mu rugo nanjye narabikundaga twagiye gukina ndwaye malaria habuze gato ngwe mu kibuga nagiye nkinye mu minota nk'icumi wapi biranga so nakundaga gukina ndabizi cyane ariko nabo nagiye kuba umukinnyi w'umupira kubera ko ndashaka abafana njyewe am a lawyer kandi lawyer w'ikirenga mfite doctor mu mategeko mfite doctor muri politique publique ntabwo nkeneye abafana so namwe njyewe what I think so ariko ikibazo kirihe ikibazo gituruka he njyewe nkibona mu mateka muri mu muco wacu umuco wa politique na sociale kubera ko bwana James uko abantu bari hamwe cyangwa bafite ibibazo bisa bakunze kujyana na psyche esa common psyche cyangwa common psychology twagize ikibazo ku mateka yacu amateka y'igihugu cy'u Rwanda havugwa amateka y'ubwoko ntabwo havugwa amateka y'igihugu version evugwa y'amateka ni version ya yindi abayoboye baba bashaka kumva ntabwo havugwa amateka y'igihugu nk'igihugu dufite amateka mu Rwanda ntabwo dufite amateka avugwa y'igihugu dufite amateka y'ubwoko aho nawo washingiye uriyo mucyo wa ethnic militantism cyangwa militantism ethnique cyangwa ethnic supremacy n'ubundi dufite ethnic supremacy kuko kugeza uyu munsi urabona professor duhereye ku gihe cya monarchy mu gihugu cyacu igihe hayoboraga over 4 centuries hayoboraga agatsiko k'abatutsi b'abanyiginya icyo gihe igihugu cyacu wabona ko of course hariho ethnic supremacy of course abatutsi aribo bari ku isonga kandi nabo a small group simvuga abatutsi ngo numve ko abatutsi bose the same happened igihe
icyo bise ngo 1959 revolution ibayise ngo ni Hutu revolution mu by'ukuri yagomba kuba social revolution kwa kagaba Hutu bari bafite n'abatutsi bari bagafite rubanda rwa gisesekanaga bose bari mu buyobozi urabyumva. So icyo gihe nabwo aho kugira ngo nyuma y'iyo revolution nyuma ya referendum nyuma hamaze kubona democracy kugira ngo abantu batekereze nibura ikintu cyo gucyura impunzi zikava hanze, twese urabizi nawe wari impunzi wari hanze, kugira ngo bagaruke mu gihugu cyabo, ahubwo baricaye batengamara bumva yuko nkuko bimeze uyu munsi abahutu barimo kwangara hirya no hino niko byari bimeze muri za 50s 60s, abantu bakajya ku butegetsi bakarenza akaguru ku kandi just bumva yuko ngo duhiritse abatutsi haje abahutu, kandi nabwo si abahutu bose, a small group of Hutus urabyumva, aho kugira ngo bumve ko bagomba gusangira gucenginga bagakora ibitandukanye n'ibyaho bakuye ku butegetsi, ahubwo noneho bakora nabo bazana ikintu cya supremacy, bazana ikintu cyumva yuko no kureta yakurikiyeho hamaze kuba kureta za 70 ntibigeze batekereza ku kintu cyo gucyura abatutsi bari mu mahanga hirya no hino urabyumva, naho ahubwo ugasanga n'abari mu gihugu imbere ntibahabwa benefits icyo kimwe n'abandi, bakimirwa mu nzego za gisirikare bakongera bakagira ikibazo kujya mu kazi kari white collar jobs ka leta hose, ugasanga abatutsi na education bakimirwa no mu mashuri bakagira aho bagarukira bakagira aho batagomba kurenga, urabibona byavuyemo intambara 94 de bakaga turimo noneho aho na FPR ifatiye igihugu izana aho kugira ngo izane ikintu cya democracy mu gihugu, uburenganzira bw'ikiremwamuntu, power sharing mu banyarwanda bose, nayo uyu munsi dufite Tutsi supremacy mu gihugu cyacu. So nicyo icyoruzo cya ethnic supremacy. So na hano hanze turi iso biratangaje kubona nuba abantu bitwa ngo bari muri opposition niyo baba bafite ibyo batumvikanaho, kandi that is like Jembe fata nka Diamond kuba bafite ibintu batumvikanaho batavugaho rumwe, ubundi nicyo kigaragaza ko bashaka changes, bashobora no kugira innovative ideas ku gihugu cyabo, ariko bo kutumvikana is equal to enmity. Niba numva ikintu kimwe nawe Kambanda ku gihugu cyacu uri umwanzi wanjye, that is it, ndakwatakinga, ndaguharabika, ndagutuka, ndakora ibiki, those are the politics which people are playing outside here. Ikibazo gikomeye. Yatufite iki kibazo cya perception mu banyarwanda cyatwingiye mu mucyo kingiranye abantu mu bwonko, turabivukana tukabikurana, none ugasanga tubaye abagaragu b'iyo mentality yo kumva ko tugombye iyo utari ku ruhande rwanjye ntabo umwanzi, ntabwo dushobora gukorana. Muzabyumva bwira abantu bameze gutya ntabondi nyoko cyakwa nyoko. Hano turi kuvuga ibibazo by'igihugu dushingiye kuri values, dushobora tumvikane kuri values dushaka. Ibi bindi ngo bya genocide nta narimwe muzabyumvikanaho, kubera ko genocide ntabwo ifite na definition sasa ezwi. Genocide ntabwo igifite iriya definition ya Remuken, kubera umufilozofa watangije genocide nka genocide cyangwa wadefinize genocide Remuken, Raphael Remuken, definition ya genocide etandukanye cyane na definition ya genocide sasa hivi definition za genocide abantu bafite sasa bimeze nka terrorisme. Icyaha cya terrorisme, uyovuze terrorism ubu uri kuvuga hari terrorism y'icyaha, hari terrorism ya politiki. Ntabwo mushobora kumvikana kuri ibi bintu, hari ibintu bitagira definition kuki mu bitabo n'umwanya. Bwana hari disco wemwe navuze nabuye abantu ati tugomba kumenya ko ubise genocide cyangwa utabise genocide utukura amategeko nta kintu gihinduka gikomeye aba
umutima ko bapfuye abantu basurvive ubwo bwicanyi iyo babuye ngo ne genocide cyangwa ntabari genocide iyo cyo bakeneye ubumeze nka kera njyewe nakuze cyane ngiye nagize nko muri seminary najyaga mu kiruhuko nkajya kuragira inka za data inka cyane nabikundaga cyane twajya kweza biya zanene turagira tukajya tukamara icyumweru cyose twagiye n'inka nakujyamo hagati y'inka ukazibwira icyongereza ntacyo zumva wenda uzera amazina yazo zakumva zikaza cyangwa ukazigira wamurere rwagiraga zikaza zikakumenya ariko kugenda ukazibwira mu cyongereza ntacyo zizahinduka tugiye sasa hivi gusobanura nka abanyamategeko genocide niki nini nabyo uri hejuru y'uko dushobora no kubyumvikanaho ukabona no kutwiza amategeko twembi ariko ntacyo bihindura ubwicanyi abantu banyuzemo so izina kurifa cyangwa kutarifa ntacyo bihindura so ariko tukwebaza sasa bituruka he ibi bintu ya mentality ituruka mu mitekerereze ya twebwe cyangwa twe vis-a-vis mwebwe iyo mwebwe na twebwe nayo ikibabaje nuko tutangira tuvuga ubwoko bwacyo ariko ntawo bitinda tukagira tugabanya n'ubwoko tukabuvamo noneho tukavugiramo subsets tukavuga ati twebwe abanyiginya birangira ati twebwe abatutsi yes mukera bikamanuka ati twebwe abanyiginya ati twebwe n'abanyiginya nabo bikabika ari byinshi noneho tukajya tugabanya bitewe na convenience tuba dushaka so twebwe namwe n'ubu ikunze gutangira nka excuse ivuga nkaho ivuga bose ariko iragenda igabanuka ariko muri iyo twebwe itangizwa n'iyo mentality yo to exclude bamwe tukagenda excluding kugeza igihe tuzabona ko tusigaye turi bakeya benefitinga mu byo dushaka kugeraho rwose gutya ariko nanone hajya twatangiriye hejuru kuri twebwe tukabashakira ikintu cyatuma bahuguka mu mutwe bakaba bari bize mu gihe twebwe abakeya turi kubona ibyo dushaka noneho twebwe cyangwa tukaba ari twebwe dufite histoire nyayo ni twebwe turi authentic ni twebwe turi legitimate mwebwe ntabo mufite story mushobora kuvuga ntabo muri legitimate ntabo mufite amateka ntabo mufite uburenganzira mwebwe twebwe tuba dufite twebwe tubagenera icyo mugombye kubona ni twebwe mwebwe twebwe noneho tugatangira no gushaka kudefinisiya ubuzima bw'abariya kabone n'ubwo tudafite n'ubushobozi bwo kubidefinisiya ni nako umuntu yawugiriza akaza kukubwira ngo Kambanda ngo hakana genocide uyu muntu wamburaga ngo hakana genocide ngo nabashobora kuvugana nanjye kwanza ntabwo mukeneye nawe ntabankeneye ntabondi nyina hari yo wamubyaye yize economics ngo afite muri economics ntabazi na concept ntabazi na philosophy y'icyaha cyitwa genocide ntabazi n'umuntu wahimbye iki cyaha cya genocide kugishyira kuri nini ntababuzi
ariko we akumva ko akomeye ku buryo ashobora no gutegeka Kambanda uburwaye bw'umutwe ushobora utekereza aho ukura imbaraga zo kudefininga abandi bantu. Yes, none professor, mbere yuko tujya ku ngingo ya kabiri nagira ngo kuri ingingo mbere yuko tuyivaho ya Hutu genocide abantu batumva kimwe, wenda tuvuge nko mu mashyaka amwe nko mu bantu ku giti cyabo, nagira ngo ufate just umunota umwe ubabwire opinion yawe uko bagomba kwifata kugira ngo inyito ya Hutu genocide kutayumvaho kimwe babyumve ahubwo yuko ari umutungo, ko ari uko ko differences no gutandukanya kw'ibitekerezo kuri iyo mata ari impamvu ari imbaraga zituma batekereza cyane innovatively kugeza ubwo bazagera ku compromise, ariko bitagomba kuba impamvu yo kubatandukanya. Yes, ikintu gikenewe sasa hivi ni kuva muri uwo mucyo tuvuze, tubona umucyo wa democracy, umucyo wa dialogue, umucyo wo kuva muri ignorance. Impamvu tumva twebwe ko mwewe muri babi, ko mudafite authenticity, ko bwoko bwanyu butari bwo, ko mutafite n'amateka, ko ibyo muvuga ari twebwe tugomba kubiha authenticity, kubiha validity, nuko turi ignorant kuri mwewe. Kandi birumvikana amateka yacu ntabwo yageze yemera dialogue. Buri ruhande ruvuga amateka yarwo kumaze kukayavugira mu matama kugeza bamaze gufata ubutegetsi. Iyo bafashe ubutegetsi batangira kuvuga amateka yabo open kandi bakabuza abandi kuvuga yabo. So abantu b'abanyapolitiki bagomba kumenya ko nta na rimwe bazumvikana kuri buri kintu cyose, kandi kutumvikana ntabwo bivuze ko badashobora gukora. Ikindi bagomba no kumenya ko n'iki kintu cya genocide bari gupfa ntabwo gifite definition eri universal. Nuvuga ngo bari gupfa ubusa. Ikindi kireka batafite values bahuriyeho. Niba mufite values muti dushaka kuyoboka demokarasi, muri demokarasi dushaka ko habaho dialogue, abantu bakavuga open byarabayeho, tukumva tugaceceka tukabumva namwe mukatumva hagamije gukuraho iyo ignorance eshingiye ku bwoko. Dufite ignorance iteye ubwoba eshingiye ku bwoko, nawe watunga ethnic militantism. Yes, kubera ko abanyapolitiki bapfa ibyo bintu bya genocide abari mu Rwanda cyangwa n'abari hanze, abantu bari gupfa ibyo bintu ni ukuvuga ngo ntabwo barayoboka values. Values ni izihe tugomba kuyoboka? Tugomba kuyoboka value yo kubaha abandi n'amateka yabo. Ntabari njyewe oge n'amateka yawe, nawe ntabari wowe ugina ayanjye. Hasigaye iki? Hasigaye dialogue. Umve byanjye nanjye numve byawe, turebe niba hari icyavamo tukawura kuri twebwe abantu twembi turi kuvuga. Yes, nibuke ko ntabo iyo revolution sociale et politique ntabo kizakora mu mwaka umwe cyangwa imyaka ibiri cyangwa imyaka itanu. Ariko niba abantu batashobora gutega amatwi abandi kumva akababaro kabo, nanjye nkavuga kanjye nawe ukavuga kawe, n'ubu tutumvikanye ku byo wavuze nanjye. Ariko mu gihe iyo habaye iyo environment yo kuvuga, tugenda tuva muri ignorance tukagana knowledge, connaissance eri best kuri facts. Ariko noneho mu gihe tukifite ethnic militants, ethnic supremacists, akaba aribo bategeka ibyo abandi bagombye kuvuga, ntabwo dushobora kugera kuri dialogue.
ntabwo bishoboka ni ukuvuga ngo namwe abo muri opposition niba mukirwanira ibyo bintu ngo kubera ko mutumvikana kuri jenoside ni ukuvuga ngo ntabo mwumva icyo opposition yagombye kuba ikora muri iki gihe twakagombye kuba dushakisha ese twakora kugira ngo tubake u Rwanda twese duhuriyeho kugira ngo tubake u Rwanda twese duhuriyeho ikintu cya mbere ni ukubanza kumva histoire yondi nawe akumve yawe no kuvuga icyo ni ikintu gishobora kuvanaho ignorance no kutumvikana kuri facts z'igihugu ibintu byabaye mu gihugu you know so abantu ba opposition inama nabagira ni ugutekereza igihugu bashaka kubaka nyuma ya Kagame mushaka kubaka igihugu kimeze nka cya Kagame yubashe cya aho umuntu wavuze ebyo Kagame adashaka kumva agombe gufungwa nabyo nabwira ngo uyo muntu wambuye ngo nabashaka kuvugana na Kambanda ngo kubera ko Kambanda akana jenoside kandi ngo ari muri opposition none natutandukaniye na Kagame kubera ko afite power arabashira mu buroko ngo bawakanye jenoside wowe nobona power uzamfunga niba utanafite na power uri kuvuga ngo Kambanda akana jenoside ngana umushobora kuvugana ejo bundi nobona power wa mugani professor kuri yo point uvuze niba ntandukanya igitekerezo nawe aho kugira ngo convincing cyangwa ngaragaze position yanjye mu buryo bwa reasoning ahubwo nkakwataka nkagutuka nkakwandagaza akora ikintu kuvuga ngo mbaye mfite power ndi ku butegetsi nabwira RIB ngo rimushyira amapingo muhimbira ibyaha nicyo bivuze naho mba ntandukaniye na Kagame nicyo bivuze oya nayo mpamvu nakubwiye ngo iyo opposition neba opposition igiye gucika kubera ko batumvikana kuri nini aho baratinze bagombye gusenyuka aho hari abantu bajya bavuga ngo wenda tube abasaza dupfuye tukava mu nzira wenda abana bazumvikana niyo opposition nayo masengesho ngewe nyiha nisenyuke vuba n'abayimu bose bagende batabaruke wenda abana bacu abuzukuru wenda bo bazubaka ikintu nini kubera twewe tubarwaye mu mitwe niba wumva ko abantu batinya debate icyo nicyo kintu cya mbere batinya opinion itandukanye n'iyabo niba udatekereza nkanjye uko nge mbishaka kutekereza ni ukuvuga ngo uri umwanzi wanjye iyo niyo opposition kandi nayo mpamvu turi kuwanya Kagame niyo mpamvu turi kuwanya Kagame ahubwo so abantu bari kurwanira abantu bo muri opposition bari kurwanira ibyo turi bituma tuwanya Kagame bakumva baziza umuntu kuvuga ngo ngewe ibi bintu byatutse genocide simbyemera kubereze mpamvu neze cyangwa yakavuga ati byabaho genocide simbyemera kubera impamvu neze aho kugira ngo wowe nawe uvuga ati ngewe ndabyemera kubereze impamvu neze ukankonvinsinga uri kuvuga ngo ntabwo ushobora no guhura na Kambanda ngo kubera ko Kambanda ubuse ndagukeneye ubuse ndi nyoko cyangwa kwa nyoko muhure na nyoko ndashaka wiki nabyumve neza iryo jambo aho kandi ijambo rikomeye Kamba nanjye araho nzajya ushaka kumva iyo ushaka ko umuntu iyo ushaka kumva ko umuntu avuga ibyo ushaka udashaka ko atekereza unyanje no kushaka ujya kwa nyoko akakubwira ibyo ushaka ujya kwa nyoko cyangwa ukajya kuba umukinnyi w'umupira ukazajya ukina abanini abafana bawe ukabakorera ibyo bashaka nabo bakora ibyo ushaka no reka ariko ntabwo reka tujye ku pointi iki kibazo muri abanyamakuru mujya mubaza abantu nk'abakambana njyewe I will tell you my mind